Ndabashuje mwese bakunzi ba Think Again, mukomere cyane namwe mwese bakunzi b'inkuru ya Papa Cedric. Harashize iminsi mutegereje igice cya gatatu cy'inkuru. Ubwo duherukana mu gice cya kabiri, Papa Cedric na Jane bari bagejejwe imbere y'ubutabera. Duherukana aba bombi bari imbere y'abacamanza, inzu y'urukiko yuzuyemo abaje kumva imyanzuro yarwo. Benshi muri bo bari abo ku ruhande rwa nyakwigendera Mama Cedric, bari bafite umujinya karundura, bose basaba Imana ngo ubutabera buhane bwihanukire Papa Cedric ndetse n'uwo bitaga ihabara rye ari we Jane. Nashoje igice cya kabiri mbasaba ibitekerezo ku cyo mukeka gishobora kuzaba inzira yo kurenganura Papa Cedric, cyane ko twese tuzi neza ko atari we wishe umugore we. Benshi mwatanze ibitekerezo ndetse ndabibashimira cyane. Uwitwa Ivan Mucyo yaratubwiye ati Papa Cedric ndabona azatabarwa na za mpapuro Mama Cedric yigeze kwandika. Hanyuma uwitwa Umutoni Ariete nawe nuko abibona. Uwitwa Hassan Rukman ari mu gihugu cya Turkiya yaravuze ati igihe cyo mbona cyakiza Papa Cedric n'urwandiko Mama Cedric yanditse, kandi Papa Cedric nawe akwiye kuvuga uko story ye na Mama Cedric yari imeze, then akongeraho ko ubwo yatahaga ari bwo yasanze yapfuye akitabaza polisi. Ni ibitekerezo bitandukanye mwagiye mutanga. Uwitwa King K2 atamahirwe yagira namwe gusa uwo mwari witwa Jane bari bagiye kubana niwe wenyine wamurenganura, akabikora avuga ko bari batakiri kumwe, yari yasubiranye n'umufasha we. Uwitwa Florence niyo ati ngiye ndumva umutangabuhamya azaba Cedric. Hanyuma Habarurema Gaspard ati kuba yaje ko yaguzeho izo ndabyo niwe watanga ubuhamya, naho uwo mukobwa nawe akwiye kuguma muri polisi, ubwo ni Jane. Uwitwa Tasiye Dusabimana atuwamurenganura wenyine n'uwanditse ku rurabo, naho Jane we agomba kuza muri iyi dosiye nta kabuza. Hassan Hussein we yanditse agaragaza agahinda k'uyu mugabo ati yewe we mbega agahinda, ati bazi nimba Papa Cedric afite ku mutima. Rimwe yishinja ko wenda umugore we yiyahuye ku mpamvu zo kuba yari yamusabye ko batandukana, ati nta kabuza arihamye icyaha. Yewe ibitekerezo byo ni byinshi, mwese abatanze ibitekerezo rero ndabashimiye cyane. Reka dusubire mu rukiko turebe uko abacamanza baza kwitwara muri iki kibazo cya Jane na Papa Cedric. Ubwo umucamanza yari amaze gusaba buri wese guceceka, yahise aha ijambo umushinjacyaha. Nuko umushinjacyaha atangira gusoma ingingo z'ibyaha arega aba bombi. Ati nyakubahwa mucamanza, uyu mugabo yashatse uriya mugore witabye Imana, barabana bamarana imyaka 10 yose, yewe baranabyarana. Ariko nyuma y'iyo myaka yaje guhitamo kumutera umugongo, ahitamo kwisangira uyu mukobwa ubona bari kumwe. Aza no gupanga gusaba gatanya ngo batandukane bityo ashyingiranwe na Jane, ariko umugore warayimwima. Amaze kubyanga rero bahisemo kumuhitana kugira ngo umugambi wabo bashe kugerwaho. Bityo rero aba bombi turabashinja icyaha cy'ubwicanyi. Umucamanza ati ibimenyetso by'uko ari we wamwishe ufite ni ibihe? Undi ati uburyo bari bameranyemo nabyo ni ibimenyetso simusiga. Ati ubu dufite inyandiko yamwandikiye amusaba divorce, kandi nk'uko bigaragara ntabwo umugore yigeze azisinyaho, bivuze ko yabyanze, kubw'ibyo rero yahisemo kumwica. Mubyibuke rero Papa Cedric kuva yasanga umugore we yapfuye kugeza uyu munsi ntaravuga ijambo na rimwe. Umushinjacyaha yakomeje kuvuga ku ngingo zihamye icyaha Jane na Papa Cedric. Nyirakuru wa Cedric wari utuye mu mujyi wa kure uvuye aho urukiko ruri, yari yakererewe kuza kumva imyanzuro y'uru rukiko. Ubwo umushinjacyaha yari amaze gusoza ingingo ze zihamya Papa Cedric ubwicanyi, ni nabwo nyirakuru wa Cedric yari amaze kwinjira mu rukiko. Ntabwo yaje wenyine kuko yari ari kumwe n'umwuzukuru we Cedric. Bakimara kwinjira mu rukiko mo imbere, Cedric yakubise amaso papa we, areba ukuntu ahambiriye amapingu, ubwanwa bwaramwereyeho. Umwana avuza induru mu rukiko ararira cyane ati papa, arahamagara. Nuko Papa Cedric nawe arakebuka aramureba. Cedric agira gutya yiyaka nyirakuru, agenda yiruka asanga papa we. Akimugeraho aramuhobera. Akimuhobera Papa Cedric aramwitegereza, ariko ukabona arasa naho atamuzi. Ariko kuko yari umwana kandi arimo kurira, Papa Cedric nawe aca bugufi aramuhobera. Ariko nubwo yamuhobeye agakomeza kumwitegereza cyane. Abari mu rukiko bose bafatwa n'ikiniga, kugeza nubwo n'umucamanza nawe iyenze kurira. Ariko kubwo kuba umunyamwuga ategeka ko Cedric bamusubiza kwicara, maze urukiko rurakomeza. Nuko nk'uko umucamanza bitegetse bigenzwa bityo. Umucamanza asaba abari mu rukiko bose kongera guceceka. Afata ijambo maze asomera Papa Cedric na Jane ibyaha baregwa.
ageze ku ngingo ivuga ko ibimenyetso bigaragaza ko atarabanye neza n'umugore we ko ndetse yifuje ko batandukana bikanga, umucamanza akimara gusoma iyo ngingo Cedric arongera atera urusaku n'amarira menshi ati murabeshya mwabagabo mwe, papa muramubeshyera, ntabwo yigeze yanga mama, yaramukundaga ndetse akanamuterura, ibyo bintu muvuga ntabwo ari byo. Abo mu muryango wa mama Cedric bacyumva ibyo bafata Cedric baticara wa mwana we, ibyo ntacyo ubiziho. Umwana ati nimundeke, akomeza gutera urusaku maze umucamanza asaba ko bamureka akavuga yisanzuye. Mwibuke ibyo byose byarimo biba, ariko papa Cedric nta jambo na rimwe yari yavuga. Niba mwibuka mu gice cya mbere cy'iyi nkuru, papa Cedric yakundaga guterura mama Cedric maze Cedric bikamunezeza, akaba ari hafi yabo mu byo bakoraga byose, yabanye nabo kugeza asubiye ku ishuri. Umucamanza agisaba Cedric kuvuga yarahagurutse ati papa yakundaga mama ndetse yahoraga amuteruye akamuzengurutsa mu rugo, niba mugira ngo ndabeshya muze tujye mu rugo mbereka aho yamuteruriraga. Abari mu rukiko bose basekera rimwe, Cedric yumvise bamusetse ahita yiyicarira. Abacamanza kuva ubwo bumvise bisa n'ibibayobeye, nuko batangira guhata ibibazo Jane ndetse na papa Cedric. Bati Jane, uyu mugabo mwarakundanye koko nk'uko umushinjacyaha bivuga? Jane ati yego twarakundanye, ariko mbere y'uko ibi biba twari twaratandukanye kuko yari yambwiye ko atakinkunda. Umucamanza ati wa mugabo we, uyu mugore mwarakundanye koko? Papa Cedric ati uyu mugore ntago muzi. Abari mu rukiko bose batangarira rimwe. Umucamanza ati ariko wa mugabo we, umugore wawe uremera ko ari we wamwishe cyangwa ufite icyo bivugaho? Papa Cedric ati umugore wanjye wuhe? Ko naramwishe? Namwishe ryari? Ibisubizo bya papa Cedric byatangiye kubera bari aho bose urujijo. Umucamanza ati se kuki wifuzaga ko watandukana n'umugore wawe, niki cyabiguteye? Ese uri koko yanze kuguha agatanya cyangwa tubwire uko byagenze niba ushaka guhabwa ubutabera wa mugabo we? Papa Cedric aramwitegereza hazunguza umutwe ati wa mugabo ahubwo ibintu by'agatanya urimo kuvuga ni ibijyanye n'iki ko numva ntabisobanukirwa? Nuko ati ahubwo se reka nanjye mbanze nkubaze kubera iki mwanyambitse amapingu, nakoze iki? Ako kanya bari aho bose bahise babona ko byanze bikunze papa Cedric yavangiwe, abandi nabo batarimo kwijijisha nibamukatire. Umucamanza biramuyobera, umushinjacyaha ati ibi ntibishoboka, iyi ni imitwe y'uyu mugabo. Mu rukiko batangira gushishota, buri umwe avuga ibyo ashatse nuko abitekereza. Muri make ibintu byari bibaye urujijo. Uko basakuza papa Cedric nawe agakanaguzwa, akareba hirya akareba hino, agakanaguzwa ari nakubona mu maso yasa naho afite ubwoba bwinshi. Nuko umucamanza ahonda inyundo ye hasi ati mwese nimuceceke. Ubwo byari bigeze nko mu masaa 9 z'amanywa, umucamanza ategeka ko abantu bose basohoka, hanyuma bakaza kugaruka nyuma y'iminota 30 abagezaho imyanzuro y'urukiko. Abacamanza barateranye biga ku myanzuro ikwiye gufatwa kuri urwo rubanza, maze nyuma y'iminota 30 abantu bose bagaruka mu rukiko mo imbere. Umucamanza yanzura ko Jane yabafunguwe by'agateganyo kuko ibimenyetso bimuhamye icyaha bidafatika. Hanyuma papa Cedric we akaba akomeje gufungwa. Kugeza n'uwo munota papa Cedric yagaragaraga nk'uwacanganyukiwe, ubona asa naho atazi birimo kuba. Iyo myitwarire ye yateye amakenga benshi, maze umucamanza abwira papa Cedric ati wa mugabo we, mu rubanza rutaha uzashaka umwunganizi, naho ubundi ushobora kuzafunga ubuzima bwawe bwose. Hanyuma nanone kandi umucamanza abwira umushinjacyaha ati niba mushobora kubona ibindi bimenyetso mu bishake, bizabe byabonetse mbere y'uko urubanza rutaha ruzaburanishwa. Abari aho bose barataha, nuko papa Cedric asubizwa muri gereza, hanyuma Jane we arataha. Hashize umunsi umwe Jane apanga kujya gusura papa Cedric, nuko agezeyo baramumuha, baricara baraganira. Jane ati papa Cedric kubera iki wanyihakanye mu rukiko ukavuga yuko utanze namba? Papa Cedric arakebuka aramureba ati mu rukiko ruhese kandi? Ariko se ubundi wowe wa mukobwa we urinde ko mbona ntakuzi? Ako kanya Jane yahise avumbura ko papa Cedric yatakaje ubwenge bwibutsa. Ahita asaba ubuyobozi bwa gereza kumujyana kwa muganga. Ni nako byagenze koko, kuko bamugejeje mu bitaro maze umuganga akimupima asanga yarwaye indwara bita Alzheimer's. Iyi ni indwara yo kwibagirwa buri kimwe cyose cyanyuze mu bwenge bwawe. Ngiyi impamvu yatumye no mu rukiko agaragara nk'utitaye kuri Cedric kandi ari umwana we. Ngiyi impamvu yatumye yihakana Jane kandi bari baziranye. Ngiyi impamvu yatumye atabona icyo avuga ku rupfu rw'umugore we. Byose yarabyibagiwe. Kuva uwo munsi amakuru yakwiriye hose, haba mu bashinjacyaha haba mu bo mu muryango wa mama Cedric, bose bamenyeshejwe ko papa Cedric yarwaye indwara yo kwibagirwa.
bivuze ko ibigomba kuba byose ari ibintu bishya kuri papa Cedric atazigera amenya impamvu yabyo. Ubu tuvugana ntago aramenya impamvu ari muri gereza, nta nubwo yibuka ko yigeze kugira umugore, yewe nta nubwo yibuka n'iby'urupfu rwe, nta na kimwe yibuka. Papa Cedric masikini utibuka ikintu na kimwe. Papa Cedric umugabo udacibwa kararutega nabo mu muryango w'umugore we. Ubu koko uyu mugabo azava muri gereza ate? Amanywa nijoro inzego z'iperereza ntizisiba kwa papa Cedric ngo zirebe ko zabona ibindi bimenyetso ku rupfu rwa mama Cedric. Basi se bazabona yaba ari uwa mama Cedric yigeze kwandika? Nibayibona se haba harimo ingingo zizamurengera? Ukuri kwa Cedric se we wabashaga gukurikirana urukundo rwabo kuzagira agaciro mu gufungura se nubwo atakivuga ko ari umuhungu we? Amusore papa Cedric, reka dutegereze ahari wenda mu gice cya 4 cy'iyi nkuru ubuzima bw'uyu mugabo buzahinduka. Niba iyi nkuru wumva igukoza ahantu gira icyo twandikira muri comment. Mbifurije kugira ibihe byiza, nitwiringiye Imana Patience naho ubutaha.